Yesu nashimwe. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro ko ikomeje kuturinda ndetse no kuturindira, igakomeza kurema amashimwe mu mitima y'ubwoko bwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gufatanya ijambo ry'Imana, turasoma mu gitabo cy'Abefeso igice cya 6, turasoma Abakorinto ba kabiri igice cya 10 n'umurongo wa 3. Abefeso 6 umurongo wa 10, dusome n'Abakorinto 10 umurongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abakorinto, reka tubanze iryo ry'Abakorinto ba kabiri igice cya 10 umurongo wa 13 umurongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ni Abakorinto ba kabiri igice cya 10 n'umurongo wa 3. Kadusome. Haranditse ngo, nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Reka dusubiremo guhera ku murongo wa 3. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Mwakira ijambo ry'Imana. Abefeso 6 umurongo wa 10 haranditse ngo, uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Umurongo wa 10, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo urugamba rw'umwuka. Imana ishimwe. Urugamba rw'umwuka. Uru rugamba, igihe kimwe Yesu, igihe abasirikare bari baje kumufata ari mu gashyamba hamwe n'abigishwa be, ngo kubera yuko bari babateye bafite inkota, kubera yuko bari bateye bafite intwaro, Petero murabizi neza ko yari afite inkota atigeze asiga igihe Yesu yamukuraga mu burobyi. Yesu yamweretse inshuro nyinshi ko iyo nkota mu bwami bw'ijuru idafite umumaro nk'uko yawugiraga akiri mu burobyi. Igihe babacaga umusoro aramubwira ngo genda ujye ku nyanja urobe ifi uyisature, nurangiza urabonamo ikuta urizane twishyure. Icyo gihe Yesu yari arimo kumwereka yuko mu bwami Yesu ko abizi ko afite iyo ntwaro. Noneho baje kumufata, ngo Petero arongera kura inkota, ngo arangije aca ugutwi k'umusirikare. Ngo Yesu aramubwira ngo, Petero, Petero, haleluya, subiza inkota mu rwubati, kubera yuko uru rugamba atari urugamba rw'umubiri, ahubwo ari urugamba rw'umwuka. Imana ihabwe icyubahiro. Wizere dufatanije urugendo rujyana mu ijuru. Turi ku rugamba. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana avuze ngo nkiri mu isi fashe igihe mu ntambara. Kandi bene data, intambara turimo ntabwo ari intambara nk'izo dusanzwe tuzi. Ni intambara turwana mu kirere cy'umwuka. Niba intambara turwana tuzirwanira mu kirere cy'umwuka kitari ikirere cy'uyu mubiri, biradusaba yuko tuba dufite intwaro. Imana ishimwe. Haleluya.
nk'uko mu buryo busanzwe abari ku rugamba bafite intwaro bakoresha. Imana ihabwa icyubahiro bitewe n'urugamba baba barimo. Hari amasasu, hari inkota, ibintu bitandukanye barwanisha tudashatse kwirirwa tujyamo. Ibyo nibyo bibafasha gutsinda urugamba rw'umubiri. Ariko twebwe ntabwo turi kurwana urugamba rw'uyu mubiri. Imana ishimwe, haleluya. Ubanze wongere umenye ko turi ku rugamba. Ubanze wongere utekereze, ushyire mu bwenge bwawe, ushyire mu mutima wawe kuri umusirikare wa Yesu, nk'uko tujya tubiririmba, nk'uko umukozi w'Imana ajya abivuga. Ajya avuga ngo mbese ibyo turirimba koko turabizi yuko turi ku rugamba, ngo turi abasirikare benshi, ngo batojwe ngo n'ibiki tukabiririmba. Ariko rimwe na rimwe hari igihe Satani atwibagiza yuko turi ku rugamba. Rero Pawulo yandikiye Abakorinto, haleluya, arababwira ngo nubwo tugenda turi muri uyu mubiri, Imana ishimwe, ntabwo turwana mu buryo bw'uyu mubiri, kandi n'intwaro turwanisha ntabwo ari intwaro zo muri uyu mubiri. Imana ishimwe, ngo ahubwo dufite intwaro turwanisha kugira ngo dufate mpiri. Imana ishimwe, ibitekererezwa ibiri mu mwijima kugira ngo ibitekerereze yose tuyigomorere Kristo. Arongera yandikira Abefeso, haleluya, ngo uru rwandiko yarwanditse yitegereje umusirikare w'Umuroma ubwo yari mu nzu y'imbohe, ngo arangije yitegereza umusirikare abona guhera ku mutwe kugeza ku birenge, abona ukuntu yambaye ingofero. Ntabwo yashatse kujya muri izi ntwaro yavuze akurikije ibyo yari abonye mu buryo bw'umwuka. We yarabyitegereje mu mubiri ahita abijyana mu mwuka. Arangije yandikira Abefeso uru rwandiko. Imana ihabwa icyubahiro. Arababwira ngo mukenyere, haleluya, kandi mukwete inkweto. Arababwira ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara. Bene data, inshuti z'umusaraba, nitudatwara intwaro z'Imana, nitudatwara intwaro z'umwuka, biragoye yuko twatsinda urugamba rw'umwuka. Urugamba rw'umwuka hari intwaro z'umwuka tururwanisha, kandi izi ntwaro z'umwuka Mukristo wese agomba kuba zifite kugira ngo atsinde Satani. Amen, amen, haleluya. Umwanzi wawe ninde? Haleluya. Satani uramureba? Satani umukoraho? Satani wamuha randevu ukamubwira ngo wa mwanzi wanje we ngwino duhure duhangane? Haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo twebwe tugomba kurwanisha intwaro, ngo kuko tudakirana n'abambaye umubiri n'amaraso. Burya kurwana muri ubwo buryo rimwe na rimwe byashoboka kandi byakoroha, ariko niba tugomba kurwana tukarwana mu mwuka. Abaririmbyi, buri muntu wese uri muri iyi si muri uru rugendo ari ku rugamba rwana na Satani. Imana yacu tugirire neza. Uru rugamba nta n'umwe utarurimo. Abashumba barurimo, abapotre barurimo, abahanuzi barurimo, abaririmbyi barurimo, abakristo bigira igisha barurimo. Buri muntu wese wamaze kuzamura kuno kuboko abarwinjiyemo, haleluya, aba yinjiye mu gisirikare kirwanya Satani. Amen, haleluya. None niba turi ku rugamba, intwaro turi burwanishe, kuko tutarwanisha intwaro z'umubiri. Urarwana ute muririmbyi? Ndarwana nte muvugabutumwa? Urarwana ute Mukristo? Ko Satani afite amayeri menshi yo kugira ngo dutsindwe runo rugamba. Imana ishimwe. Kandi nk'uko umugaragu w'Imana kuko yabivuze, Satani nubwo turwana mu mwuka, ariko atera anyuze mu mubiri. Amen, haleluya. Atera anyuze mu mubiri, kandi yanyuze mu mubiri
ashobora gukoresha ibiriho, ashobora gukoresha abariho, uburyo bwose satani yashobora kugira ngo ugwe kuri uru rugamba ubugingo bwawe buhapfire. Uburyo bwose satani yashobora yabukoresha. Amarembo yose satani ntago yayatinya. Satani ntago yatinya umugabo mwashakanye kumunyuza mu irembo kugira ngo agutere ucogore. Imana ishimwe. Satani ntago yatinya umwana wabyaye. Haleluya. Niba abona mwinjiriyemo yafata ubugingo bwawe akawugeza Gehenomu, satani yabikora. Umuvandimwe wawe mwonsa ibere rimwe, satani biramworoheye cyane kumugira irembo yagutereramo. Haleluya. Yarangiza akaguca intege mu rugendo. Biroroshye cyane ko satani yanyura ku mubiri wawe. Haleluya. Akavuga ngo ibi ngibi ndabizi ko byo bitamucogoza, ariko ninkora ku mubiri we nkamuteza uburwayi, ndabizi ko ibi ngibi badashobora kubyihanganira. Ndabizi ibi ngibi ko atakomeza kubihimbarizana Imana n'indwara y'iciri iri muri we. Satani arabizi ko guteje ubukene ushobora kwitotomba ukazabura ubugingo. Satani arabizi ko guteje ikigeragezo cy'amagambo ushobora gucogora ukavuga ngo ndahagarara mbabwira iki, ndabahagararamo mvuga iki kandi bamvuga. Imana ishimwe. Haleluya. Ndahagarara mbabwira iki kandi banyanga. Ndaririmbana nabo gute kandi banoshaniye inzara nkabibona. Imana iturengere. Haleluya. Ndabitwaramo gute, ndabakunda gute kandi banyanga. Satani arabizi. Arabizi ko abanyuzemo, arabizi ko abinyuzemo wacogora ukamera nk'abandi, iby'agakiza ukarambika hasi. Ariko mugenzi ugana mu ijuru, naje kukubwira intwaro ugiye kurwanisha. Naje kukubwira ibintu bitanu, intwaro eshatu kubw'amasaha ugiye guhagararamo. Haleluya. Urugamba turimo si urw'umubiri. Iyo ari urw'umubiri abagutuka nawe wabatuka, ariko ntabwo dutukana. Haleluya. Abagenzi bagana mu ijuru ntibatukana. Iyo badututse tubasabira umugisha, niko Pawulo yavuze. Aravuga ngo turateragiranwa umunsi ukira, baradutuka baduhora izina ryawe. Haleluya. Tugaragara nk'abadafite umumaro, tugaragara nk'aho ntacyo turi cyo, ngo kuko abadutuka tubasabira umugisha. Rimwe na rimwe kuko urugamba turwana atari urw'uyu mubiri. Haleluya. Ushobora kugaragara nk'udafite ubwenge, ushobora kugaragara nk'aho utazi, nk'igicucu mu mubiri, ariko uzaba igicucu mu mubiri uba umunyabwenge mu mwuka. Uzaba umuswa. Haleluya. Mu by'umubiri uzaba umuswa. Haleluya. Ariko mu byo kumenya Imana uzaba umunyabwenge. Uzagaragara nk'utazi ubwenge mu maso y'abantu, mu maso y'abaguhana, mu maso y'abakwanga, mu maso y'abagutuka. Urugamba mwene data uriho ntabwo ari urugamba rw'uyu mubiri. Inkota Petero yayikuye amaci umusirikare ugutwi. Yesu aramubwira ngo subiza inkota mu rwubati. Urugamba ntabwo ari urw'uyu mubiri. Reka nze mbabwire bagabo, urugamba si urw'uyu mubiri. Reka mbabwire babyeyi, urugamba si urw'uyu mubiri. Abakobwa n'abasore, urugamba si urw'uyu mubiri. Haleluya. Turi kurwana urugamba rw'umwuka, rurwanirwa mu mwuka, tugateresha intwaro z'umwuka, kuko satani n'abadayimoni bafite amayeri menshi yo kutwambura ubugingo. Amen. Haleluya. Intwaro ya mbere uzarwanisha. Haleluya. Intwaro ya mbere ni ijambo ry'Imana. Ikikurimo nayisi ikikurimo, ariko ikikurimo nicyo wamenye ni ijambo. Amen. Ijambo ry'Imana umukristo niryahagararamo akanesha.
ijambo ry'Imana ni ry'umukristo ahagararamo kwitotomba kugakurwaho. ijambo ry'Imana ni ry'umukristo ahagararamo urucantege akarutera umugongo. ijambo ry'Imana ni ry'umukristo ahagararamo. Haleluya. ibyo Satani amukangisha, Satani akamutsindisha ijambo. reka mbabwire bene da, ntabwo Satani uzamutsindisha amakorasi ashushe. hari amakorasi ashushe adakora. amakorasi ashushe Satani ngo yatere, ariko mukanya ndaguteza kwiganyira ngo nteze kwitotomba maze ndebe ya makorasi ahari buke. ariko ijambo ry'Imana, haleluya, niryo rijya ribasha gutsinda Satani. ijambo ry'Imana niryo rigitsinda Satani n'amajwi ye. Satani afite amajwi, Satani agira iterabwoba, Satani arongorera, Satani afite amacenga menshi. ariko ijambo ry'Imana ryonyine niryo rijya rimurambika hasi, akavuga ngo hejuru y'ijambo ntacyo nakongeraho. ubwo ahagaze mu ijambo ntacyo nakongeraho. ubwo ahagaze mu byahumetswe n'Imana arabizi ko ibyavuzwe n'Imana bifite imbaraga. Satani arabizi kubera yuko imbaraga z'ijambo ararizi. imbaraga z'ijambo ararizi. Satani azi imbaraga z'ijambo. none se niba Yesu ataramutsindishije iminsi 40 ngamubwira ngo Satani maze iminsi 40 genda, reka nkubwire wakwiriza 70 120. amen, haleluya. ariko Satani akavuga ngo nubwo ari kwiyiriza, ariko ari kwirizanya amaganya, ari kwirizanya amarira. oya, kurira si icyaha, haleluya. ariko amaganya burya ngo umutima uhagaze ugira ute? ujugunya amahoro yawe. umutima utizera nanone ngo ntago ujya unezeza Imana. Imana ishimwe, ushobora kuyajyamo rwose, amen. ariko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gusenya ibihome. ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Yesu ubwo yari mu minsi 40, nakubwiye ngo buri wese afite urugamba rwe, kandi nawe ngo Satani, amen, afite buri wese uko amutera, kandi amutera anyuze muko ameze, muko ateye, mu mwanya ahagazemo. Yesu yamutereye mu minsi 40 abizana muri imaje y'inzara, kuko Yesu yari ashonje. arabanza aravuga ngo niba uri umwana w'Imana, hindura aya mabuye umutsima nurangiza urye. amen, haleluya. Yesu yamusubije ngo iki? yaramubwiye ngo umuntu ntatungwa n'umutsima, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. haleluya. Satani yaguterera mu cyubahiro cyinshi Imana yaguhaye. amen, haleluya. muri icyo cyubahiro wajya uza muri aya materaniro, wajya muri la parikingi, Satani akakubwira ati dore muri parikingi yose reba imodoka yawe niyo modoka ihenze yonyine. amen, haleluya. muri parikingi ni wowe ufite imodoka ihenze. nawe rero utamenye ko Satani yaguteye. haleluya. bavuga ngo muhereze Imana icyubahiro, ukavuga ngo guhereza Imana icyubahiro ni iby'abakene, ariko guhereza Imana icyubahiro si iby'abakene. guhereza Imana icyubahiro ni iby'abantu bose bakiriye ubuntu bw'Imana, yaba umukene cyangwa umukire. guhereza Imana icyubahiro, haleluya, ni itegeko. haleluya. guhereza Imana, tuyigomba icyubahiro. Imana tuyigomba icyubahiro. bajye bavuga ngo hatugeze mu mwanya wo gusirimba. bariya nabo barasirimba ibyuya bikaba byinshi bakanjena. ubuse reba n'uru rusengero nta klimatizeri zirimo. jane ase, kubera yuko nyine uri umuntu wahatari. ariko mu bwami nta muntu wahatari, abafite iryo jambo nibo bahatari. haleluya. niyo mpamvu Dawidi mu gitabo cya Zaburi 119 yaravuze ngo nibikiye ijambo ryawe mu mutima wanje. umuntu wibikiye ijambo mu mutima we niwe ubasha gutsinda Satani n'uburiganya bwe bwose. Imana ishimwe, haleluya. ikikurimo nicyo kizatsinda Satani. nubwo wahanurirwa n'umuhanuzi ukomeye, ikikurimo nicyo kizatuma utegereza amasezerano. haleluya. ikikurimo icyo wamize nicyo kizatuma utegereza isaha y'Imana. haleluya.
Imana ihabwa icyubahiro. Ikikurimo nicyo kizatuma udakorera icyaha i Babuloni kandi abandi barimo babigotomera. Imana ihabwa icyubahiro. Ikikurimo nicyo kizatuma niba gutegeka kuba ngo uri mu kazi ko mu rugo, dore umufuka w'umuceri, dore amavuta, dore ibintu byose, ikikurimo nicyo kizatuma utabigurisha kwa Marigarita. Kandi Madarena we muhurira mu nzira akakubwira ngo ariko iwanyu nta muceri nta mufuka bajye bagusigira ibirahure bibiri byo guteka, uti barabimpa. None se ukaba udagira miti kuyo ngo ugubibye, iyo ugubibye ko mbona ntacyo kutajya uhora uri online. Dore abantu bose byaroroshye, smartphone ziraca ibintu. Wowe ko ntajya nkubona uri online kandi nzi ko ufite smartphone, terega nta mamega mba mfite, nta mamega, nta muceri si wanyu mugura, iwanyu nta masabune mugira. Ikikurimo nicyo kizatuma urinda ibiganza byawe. Ikikurimo mukobwa, haleluya, nicyo kizatuma utegereza igihe cyawe n'Imana. Ikikurimo nicyo kizatuma ibyo uzashaka guhabwa binyuze mu buryo bubi uzabwira ngo mubijyane, ntegereje igihe cyanjye n'Imana. Ikikurimo nicyo kizatuma yemera kugenda n'amaguru abandi bagenda n'imodoka, kandi uburyo bwo kubona izo modoka buhari. Amen. Inzira abandi banyuramo nawe wasinyuramo. Haleluya, haleluya. Iyo promotion isaza mu gihe cy'Imana, ariko kukubwira ngo bigenze gutya duhurira hanaha kugira ngo nzahita ngwa promotion, iyo promotion irimo kurimbuka egare 0. Ariko ikikurimo nicyo kizatuma uhamya ukavuga ngo njyewe, haleluya, n'ubwoko butuye ukwabwo, njyewe ibyanjye biri gutegurwa n'ijuru. Ikikurimo nicyo kizatuma mu mama, haleluya, unyurwa n'urugo wicayemo. Ikikurimo mugabo nicyo kizatuma unyurwa n'urugo wicayemo. Ikikurimo wa mwana w'umukobwa wari umuhungu nicyo kizatuma unyurwa n'ibyo ababyeyi bakugenera. Ikikurimo nicyo kizatuma unesha isi. Ikikurimo nicyo kizatuma ugenda hejuru y'iterambere ryihuta. Haleluya, kutagira iPhone uri umukobwa ngo biteye ipfunwe, ariko uzabura iPhone ubona ubugingo. Haleluya, uzabura etaje ubona ubugingo, uzabura akazi gahambaye ubona ubugingo. Duhereze data icyubahiro. None se niba Yosefu mu gitabo cy'Itangiriro umugore wa Potifari yaramubwiye ngo ndaguha ibyo ushaka byose, ariko Yosefu kubw'icyari kimurimo aravuga ngo ntibishoboka, ikindimo gifite imbaraga kurisha ibyo muka Potifari azama. Ikindimo gifite imbaraga kizamesha ibirenze ibyo muka Potifari ama. Ikikurimo nicyo kizatuma abahanuzi b'ibinyoma bakugeraho ukababwira ngo handitswe ngo. Haleluya. Turi kubona abantu badafite ijambo birirwa mu butayu bagasenga iminsi 40 badafite ijambo. Haleluya. Aririrwa mu cyumba kimwe akarara mu kindi, bagahanura ngo urugo asurwe, bagahanura ngo umugabo tumubonanye n'abibunaka baramaze. Haleluya. Iyo ufite ijambo uhagarara ku isezerano Imana yagusezeranije, ntabwo wita ku by'abantu. Hano hanze hari abantu bashaka kuyobora abantu buhumyi, ariko niba ufite ijambo nta muntu uzakuyobora buhumyi. Abantu bari kugurirana, umuhanuzi akagurira undi muhanuzi ngo uzagende muri korari uhanure, umubwira ngo Imana ngo iraguhuje wowe na runaka, kandi ubwo ngubwo ntabyo, ni amarangamutima. Nawe rero kuko udafite ijambo ukaba ngo ubwo Imana yari bivuze itanyica, reka tubane, reka nze nkubwire, mu cyumweru kimwe ntabwo Imana yakubakiye ngo mu cyumweru kimwe isenye. None se ko ari Imana yabivuze, noneho rusenyutse gute? Simvuze ko Satani atarwana, oya, ntabwo mvuze ko atarwana, ndi kuvuga muri sanse y'ibiriho. Kuko babeshe nyuma ukazasanga bisubiye inyuma, akazavuga ngo burya ngo umuhanuzi yari yanguririye ngo 50,000 ngo ngende duhurire ngo mu byumba by'amasengesho bakunda, mujye mwirinda ibihanuwe byose, mugende musenge. Haleluya. Nibyo biteranyije abantu mu makorari bakavuga ngo umuhanuzi yahanuye ngo kanaka, wa undi wambaye amarinete wicara imbere y'imibiri yombi. Ubwo imibiri yombi ugahita ureba uwo mwicarana ku murongo cyangwa ku ntebe ngo arakwanga.
niba kwanga se Imana nibigukunda bigutwaye iki? Ukwanga ni Satani, ukwanga ni Satani, ukurwanya ni Satani. Iyo rero utangiye kurwanira mu mubiri, uza muri korari, abakorari bose ukabarakarira, itorero ryose ukarirakarira, ngo umuhanuzi yaravuze. Bamwe bari gukurwa mu matorero yabo ngo umuhanuzi yahanuye ngo itorero urimo si iryawe, kandi niryo wavuyemo bavuze ko atari iryawe. Iryo urimo ubu ngubu ni irya kane, hose bavuga ko atari iryawe. Iryawe ni irihe? Haleluya. Ko bahanura ngo si iryawe, iryawe ni irihe? Ako nakarindagiza ni urugamba Satani arimo kurasa mu itorero, akabibamwe amatika, akabibamwe insangano. Abatari maso rero batari mu mwuka, akavuga ngo Mamerive aranyanga. Mamerive yakwanga? Mamerive ni igiki? Haleluya. Umuririmbyi ngo ubwo umwami Yesu ahunda ndamahoro. Iyo utaragenda hejuru y'ayo mafuti ya Satani, uba ufite abantu mufitanye amakimbirane, uba ufite abantu mufitanye ngo za bifu. Ariko urugamba turimo kurwana ni urugamba rw'umwuka. Turarwanisha intwaro z'umwuka. Ababanga mubasabira umugisha, ababifuriza ibibi mubifuriza ibyiza. Umugaragu w'Imana Yosefu, ikimurimo nicyo yakiri. Niba nta kikurimo, uzava hano ujya ahandi, uzava muri korari ujye mu yindi, uzava muri groupe ujye mu zindi, uzazerera, uzimuka aho utuye ujya ahandi. Ngo abahanuzi baravuze ngo umuntu muturanye ngo ufite igiti cy'umwembe. Mu Rwanda abantu benshi bagira ibiti by'imyembe, ngo igipangu kirimo igiti cy'umwembe ngo cyangwa cy'avoka, ngo mwegeranye iburyo. Hari umuntu utagira umuturanyi, ako kanya ibintu bikabira akazi. Wajya umucaho ntumusuhuza, ariko murokore agira umushiro. Murokore we ntabwo uri kwera imbuto. Urugamba turimo n'urw'umwuka. Haleluya. Ijambo ry'Imana niryo rizazimya imyambi ya Satani. Simvuze yuko batazakwanga, simvuze ko batazakuvuga, ariko ntabwo turwa. Satani ahiga ubugingo bwawe, ashobora kumenya yuko amagambo yagucogoza, akaba ngo ngiye kwinjirira mu magambo. Amen. Satani azi ikintu cyagucogoza, warangiza ukava mu byizerwa. Rero nawe ugomba kumenya aho Satani yinjiriye, kugira ngo nawe umurwanye ukurikije ijambo ry'Imana. Ntabwo dutonganisha uyu munwa, ntabwo dutonganisha abana b'abasinga, ntabwo dutonganisha njyewe umukobwa w'umuzigaba. Ibyo ngibyo mu bwami ntibirya. Ahubwo ijambo ry'Imana niyo ntwaro turwanisha, twarangiza tugatsinda. Mwene da, iyo tubabwira ngo mwige gusoma ijambo no kumenya ijambo, iyo umuntu asenga cyane atagira ijambo aravangirwa. Amen. Haleluya. Kandi iyo umuntu asoma ijambo cyane ntasenge, nabwo ahinduka umunyedini, umunyamubiri. Reka dusenge kandi dusome n'ijambo. Amen. Reka twihirize ubusa ariko dusome n'ijambo, nibwo tuzanesha uburiganya bwa Satani. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Pawulo aravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana. Bene data, muze dutware intwaro y'ijambo. Amen. Ijambo niryo rizagukomeza mu bihe byose Satani azakunyuzamo, kuko Satani, hari umuntu umwe w'Imana wigeze kugira iyerekwa, arota ikuzimu bari gukora inama. Satani aha misiyo abadayimoni. Amaze guha misiyo abadayimoni, abadayimoni bakagenda bamubungurana inama. Ngo abadayimoni barangije babwira Satani ngo reka tugende duteze babandi bavuga rya zina, ntabwo bajya baritinyuka kurivuga. Amen. Haleluya. 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 Bavuga rya zina bararizi ko rifite ubutware. Haleluya. Tugende duteze abavuga rya zina n'abizera rya zina ibigeragezo by'ubukene, ibigeragezo by'uburwayi, ibigeragezo by'ibihombo, ibigeragezo by'ibifatika. Noneho nibagera muri ibyo bihe, amen, bazajya babona ko Imana yabo yabataye, bazajya babona ko Imana yabo itabakunda, bazajya babona ko Imana yabo yabaretse.
nibatangira kuyitotombera, nibatangira kuyivovotera, nibatangira kuba mu buzima bwo kwiganyira, kuko Imana yabo itabikunda, kuko Imana yabo idakunda bivovota, kuko Imana yabo idakunda biganyira. Nibamara gutangira kujya biganyira, bazagirana urubanza n'Imana. Imana izabata, Imana nibata tuzaba tubigaruriye. Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, inshuti z'umusaraba, ibyo Satani aguteza ntabwo ari wowe gusa arwanya umugambi w'Imana uri muri buzima bwawe, arwanya ubugingo wakiriye bwa Yesu muri wowe, kugira ngo yice ubugingo bwawe. Rero natangiye mbabwira ngo aho yanyura hose yahanyura, uwo yakoresha wese yamukoresha kugira ngo ucogore. Ariko naje kukubwira ngo intwaro ugiye kugwanisha mu bizakugeraho n'ibikuriho, hari abarurimo, hari n'abandi bazarwinjiramo. Intwaro ni imwe, iya mbere twavuze ni ijambo ry'Imana. Komeza icyo ufite, komeza icyo wamenye, komeza icyo wagumbiriye, komeza icyo wagundiriye, kuko Satani n'abadayimoni icyo nicyo bashaka kurwanya. Icya kabiri ntari bwirirwe ntindaho, kuko icya mbere nakimazeho umwanya munini. Intwaro ya mbere ni ijambo ry'Imana. Amen, haleluya. Amakorasi uyashyize ku ruhande, usoma ijambo niryo rizatsinda Satani. Haleluya. Indimi nyinshi uzihoreye, kuko izo ndimi, haleluya, ntabwo zikanga Satani. Ikimutsinda kikamukanga ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribe muri wowe kandi rigwiriye. Ijambo ry'Imana ribe muri wowe rifite ubutware. Ijambo ry'Imana ribe muri wowe rifite ubushobozi. Rizasenya ibyo utabasha gusenya, rizakwambutsa aho utabasha kwiyambutsa, rizakugeza mu bihe utakwishoboza, rizagushoboza kuba mu bihe utashobora kwibanamo wenyine. Ijambo ry'Imana ritwuzuza imbaraga. Ijambo ry'Imana rituremera ihumure. Ijambo ry'Imana riradukomeza tugakomera ku munsi mubi. Ijambo ry'Imana rizimya imyambi ya Satani. Imana ibuzuza ijambo, mukundi ijambo, musome ijambo, musengere mu ijambo, muhagarare mu ijambo. Ababatutse mu basubirisha ijambo, ababavuma mu basubirisha ijambo, ababanga mu basabire mu ijambo. Haleluya. Kuko Uwiteka Imana Nyiringabo yaduhaye intwaro nziza. Icya kabiri, intwaro ya kabiri ibasha gutsinda urugamba rw'umwuka, urugamba rw'umwuka. Ikindi tujya dutsindisha Satani ni amateka dufitanye n'Imana. Ni amateka dufitanye n'Imana. Nzi ko hano buri wese hari ibanga afitanye n'Imana. Hari ijoro yabanyemo n'Imana, hari amanywa yabanyemo n'Imana, hari ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Iyi ntwaro itsinda Satani n'abadayimoni. Haleluya. Yobu iyi ntwaro yarayikoresheje. Imana ishimwe. Mu gitabo cya Yobu, igihe Satani yasabaga Yobu, kuko Satani yarazi ko Yobu yubahira Imana, ubutunzi yamuhaye. Satani yinjirira rero muri ibyo kugira ngo acogoze Yobu. Yobu amaze gupfusha abana, Yobu amaze gupfusha amatungo, Yobu amaze tangiye kurwara, umugore we yamubwiye ijambo rikomeye. Aramubwira ngo Yobu, nababwiye ngo Satani aho yanyura hose yahanyura kugira ngo agucogoza gutsinde. Ujye uba maso, umenye ahubwo Satani aho yinjiriye. Imana ishimwe. Umuntu umwe ngo wigeze kugirana ibibazo n'umuturanyi, ngo bajya mu nkiko. Ngo bageze mu nkiko, buri wese bamuha umwanya wo kwisobanura. Ngo arangije aramaze ati, se wowe uravuga iki? Aravuga ati, njyewe uwo tuburana ni Satani. Amen. Ntago mburana n'uyu muturanyi, uyu muturanyi wanjye nta kibazo dufitanye. Ikibazo ngifitanye na Satani. Mwene da, ikibazo gifitanye na Satani, kuko waramucitse kandi waramukoreraga. Waramucitse rero agukurikiranye, wari imariye, wari umutungo we, kuko yigukoreshaga iby'uburetwa. Umucitse rero ntago yakureka, agomba kukurwanya. Jya umenya umwanzi wawe ko ari Satani. Amen. Yobu, Satani yinjirira mu mugore we, amubwira ijambo rigaragara nk'aho ari ijambo risobanutse mu mubiri, ariko rifite ubumara bwica ubugingo. Ngo aramubwira ngo ibi byose bitubayeho, abana bacu badushizeho, ubutunzi bwaragiye, dore n'umubiri wawe. Aramubwira ngo ihakane Imana wipfire. Yobu yaramubwiye ngo mbese twakwanga ibi bivuye mu kuboko kw'Imana, ko mu gihe cy'ibyiza nabwo twabyakiriye, none tugeze mu gihe cy'ibibi? Aramubwira ngo naho yanyica nzapfa ntiyiringiye. Amen.
uru rugamba Yobu yibutse abana yari yarabyaye ko nta handi yari yarabakuye. Yobu yibutse ko ubutunzi yari afite nta handi yari yarabukuye. Amateka ufitanye n'Imana niyo atuma utsinda uburiganya bwa Satani. Satani azakwibagiza ibindi byose, ariko ntuzibagirwe imirimo Imana yakoze mu buzima bwawe. Haleluya. Iby'Imana yakoze mu buzima. Niyo mpamvu Abisirayeli iyo bambukaga za Yorodani, iyo bavaga mu nyanja itukura, iyo Imana yabaga za manu, iyo Imana yakoraga ibitangaza, ngo bafataga amabuye y'urwibutso. Amen. Haleluya. Ngo Mose ubwo yendaga gusohoza igihe cye cyo gukorera Imana, Imana yarambwiye ngo ntabwo uzagera i Kanani, toza abwira Yosuwa niwe ngiye gukoresha, muhagurutse azageza Abisirayeli i Kanani. Mose yajyaga avuga ngo mujye mwibuka amategeko n'amateka y'Imana yanyu. Haleluya. Umwizera wibagiwe iby'Imana yakoze muri 2023, biroroshye ko Satani amutsinda mu gikombe cyo muri 2024. Ariko umwizera wafashe imirimo y'Imana akayishyira ku mutima we, haleluya, ntago bishoboka ko Satani yamwicira mu gikombe cy'ubukene kandi Imana yarigeze kumugaburira muri 2021. Ntago Satani yamubwira ngo ubushomeri kandi Imana yarigeze kumutunga muri 2015. Ntago yamwibagiza ko Imana yamuriye Minerval ari imfubyi. Ntago Satani yamwibagiza yuko Imana yamukoreye ibitangaza uyu munsi akaba hari ahantu ari hatandukanye naho yahoze. Imirimo y'Imana yahashize ni intwaro itsinda abadayimoni, kandi urayifite. Ntayo ufite? Nta Imana yakoze. Iryo jambo nkunda kuribwira abizera. Nta Imana yakoze ku buzima bwawe ibikoresheje imbaraga zayo. Iyo niyo ntwari Imana yaguhaye mu kiganza cyawe cyo kuzimya imyambi ya wa mubi ukubwira ngo urapfuye. Iteka ryose Satani atwereka ko bicitse, ariko na cya gihe yavuze ko bicitse kandi ntibyacitse. Na cya gihe yavuze ko ukozwe n'isoni kandi nta soni zagukoze. Cya gihe yakubwiye ko birangiye kandi ntabwo byarangiye. Erega Satani ahora akoresha intwaro zimwe, ariko twebwe abizera dukoresha intwaro y'Imana yadukozeho. Haleluya. Imana ishimwe. Mugaragu w'Imana umwe navuze ngo nanone ngo turwanisha n'iby'Imana yadukozemo. Imana yadukozemo umurimo ukomeye. Haleluya. Hari ibyo yadukozeho, ibyo ni ibintu bifatika, ariko hari n'ibyo yadukozemo nabyo biramunesha. Imana yubatse umutima wari usenyutse, ibyo uzabitsindishe Satani. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu Aline yavuze ngo suko amarira yashize, suko imibabaro yarangiye, aravuga ngo ariko hari umutima unyuzwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nawe rero ujye utsindisha Satani iby'Imana yakoze mu buzima bwawe. Akanyuma dutsindisha Satani muri uru rugamba rw'umwuka, dutsindisha Satani ibyiringiro dufite twakuye ku musaraba. Ibi byiringiro simbivuga amagambo menshi, dufite ibyiringiro byo kuzabana n'Imana. Haleluya. Nubwo muri isi twababara, Abafilipi 3:20, ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Amen. Haleluya. Muri iyi si birashoboka ko twababara, birashoboka kuko isi ni ya Satani. Muri iyi si birashoboka ko twarwara, muri iyi si birashoboka ko twahemukirwa, muri iyi si birashoboka ko twapfakara tukaba imfubyi, birashoboka. Ariko ibyiringiro byacu ni ukuzabana n'Imana mu ijuru. Haleluya. Satani nagukubakubira mu mibabaro, uzamubwire ngo Satani iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Satani naguteza akaga n'amakuba, uzamubwire ngo Satani mwisi ndi umushyitsi n'umwimukira. Iyi si ni umugabane wawe, njyewe iwacu ni mu ijuru. Iwacu niho batababara, iwacu niho batarwara, iwacu niho badapfusha, iwacu niho bataba abashomeri. Iwacu mu ijuru zishima nzaneserwa. Iwacu mu ijuru uyu mubiri ubora nzawambura nambara umubiri utabora, uyu mubiri urwara nzawambura nambara undi mubiri. Yewe Satani we, iyi
isi niyayo warayigabanye, njyewe ndi umugenzi ugana mu ijuru. Iki nacyo ni intwaro tujya turwanisha mu rugamba rw'umwuka. Birashoboka ko ibi byose twavuze byagusohoreraho, ibihe bikagusohoreraho, amagambo akagusohoreraho, isi ikagusharirira. Birashoboka ko iyi si utayiboneraho ibyiza, wavuga ngo ubuzima bwanjye bwose nabonye ibibabaza imitima wanjye. Ariko mwene data nshuti y'umusaraba, hari ijambo ry'ibyiringiro. Haleluya! Hari aho uzaba utababara, hari aho uzaba udasuhuza umutima, hari aho uzaba utavuga iby'ejo n'iby'ejo bundi. Ibyo ni ibyiringiro twakuye ku musaraba. Yesu ku musaraba yabwiye cya gisambo, ubwo yarakibwiye, ubwo igisambo cyari kimubwiye ngo nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu aramubwira ngo mu kanya turaba turi kumwe muri paradizo. Mwene data nshuti y'umusaraba, hari aho abizera bateguriwe, hari aho abizera bazaba. Aho ngaho niho duhamya tukiri mu isi, tukababara, tukababazwa, tugahura n'intambara z'uburyo bwose. Satani n'abadayimoni, umubiri na Satani bakaturwanya, ariko dufite ibyiringiro, dufite ubugingo, dufite umugabane mu ijuru. Komeza utware intwaro zose z'Imana, komeza urwane urugamba rw'umwuka, ururwanisha intwaro z'umwuka wera. Ijambo ry'Imana ribe muri wowe, iby'Imana yakoze ku buzima bwawe bikomeze bigira imbaraga, bitsinde Satani. Kandi nanone umenye yuko umubabaro atari ibihe byose. Imana ibagirire neza, Imana ibahishurire ibyo mvuze ni bike, ariko mwuka wera akomeza gusobanurire. Kandi urugamba rwose uzinjiramo, mwuka wera azaguhishurira intwaro uzarwanisha. Turagushimye Mana yacu, duciye bugufi kubw'ijambo ryawe. Ntago tuzi kurisobanura nk'uko bikwiriye, ariko tuzi ko waduhaye mwuka wera usobanurira buri umwe wese icyo washatse kuvugana nawe. Duciye bugufi dusoza ijambo ryawe. Turi mu isi, turi ku rugamba, turasiganwa. Uwiteka Imana Nyiringabo, turashaka gusingira tukiri muri uyu mubiri, isi n'umubiri na Satani. Ibyo nabyo ntago bitworoheye, ariko Mwami turasaba amaso y'umwuka aduhishurira ibyo turwana nabyo, ngo kuko tutarwana n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka itagaragara ariko inyura mu bigaragara, inyura mu bagaragara. Ujye udaguhishurirwa amarembo Satani yinjiriyemo ngo aducogoze, ujye udaguhishurirwa amarembo Satani yinjiyemo kugira ngo yibe ubugingo bwacu. Uwiteka turasaba ubwenge muri byose, turasaba imbaraga muri byose, turasaba ijambo rigwiriye muri twe, turasaba kuzirikana ibyo wakoze mu buzima bwacu. Uwiteka ujye uduhishurira, twibutse ko muri iyi si tuzayisigara aho tuzaba tutababara dusoje ijambo ryawe. Ariko mwuka wera akora umurimo we, maze itorero ryunguke, rigwiza ubwenge, rigwiza imbaraga ndetse no kumenya, kugeza ubwo Kristo azerekanwa, ubwo azahagarara ku bicu tuzahindurwe duse nawe. Uwiteka, kandi tunasinzira tuzasinzirana ibyiringiro, tuzabikangukana. Icyubahiro kibicaye mu ijuru, amahoro abe mu bizera bose uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha.